Bene data bakundwa, nongeye kubasuhuza bifuriza gukomeza kurindirwa mu mahoro atangwa na Yesu no gukomezwa n'imbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Aho muri hirya no hino mu ngo mukurikiza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu, amabwiriza adufitiye akamaro kandi agafitiye na bagenzi bacu, ndetse mbasaba gukomeza kuyubahiriza mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus cyugarije isi. Muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Pasiteri Jean-Jacques Karayenga, umushumba wungirije ururembo rw'Iburengerazuba. Ndagira ngo rero dufatanye uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, dukomeze dutegereze tuzirikana icyo Imana ivugana natwe n'iki dushakaho muri iki gihe. Rero dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12, dusome duhereye ku murongo wa 35 tugeze ku murongo wa 40. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga mumukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyirinzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Amen. Kadusengerere ijambo. Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu turagushimira urukundo rwawe ukomeje kuturindiramo kaduha uyu munsi. Turagushimira n'ijambo ryawe wandikishije kugira ngo rituyobore mu bihe byose tunyuramo, kuko tuzi neza ko mu ijambo ryawe ariho hari igisubizo cy'ikibazo cyose. Mpano umugisha na mwene data tugiye gusangirira ijambo aho ari hose. Muri iri jambo utangemo ihumure, utangemo imbaraga, utangemo n'igisubizo gikwiye ushaka ku bwoko bwawe muri iki gihe turimo tunyuramo by'ibihe isi ikomerewe n'iki cyorezo. Imitima yacu ibonere ihumure mu makuba tunyuramo, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo no gukomeza kuturinda nubwo isi yugarijwe n'ibi byago. Ndagira ngo iri jambo dusomye ni ijambo rigari, nifuza ko tuganiraho umwanya utari muremure, uko ni ijambo rikomeye Yesu yaganirije abigishwa be, kandi buriya Yesu yagiraga amagambo akomeye, amwe akayavuga mu migani, andi akayavuga mu mvugo ishushanya, ariko arimo ashaka kuvuga ukuri gukomeye. Muri iki gihe rero Yesu yaganiriye n'abigishwa be ababwira ku ijambo rijyanye no gutegereza. Ni nawo mutwe w'amagambo tugiye kuganira, ubu buryo Yesu yigishije abantu dukwiye gutegereza. Yababwiraga gutegereza iki? Ubundi icyo yababwiraga ko ari gutegereza kuza kwe, kandi kuza kwa Yesu kurimo ibice bitatu by'ingenzi. Hari ukuza kwe nk'umwana w'intama w'Imana, kandi uko kwarabaye. Yesu yaraje yambara umubiri w'umuntu, yicisha bugufi nk'umwana w'intama, yemera kurenganywa, arapfa, arazuka, asubira mu ijuru hamwe na se. Ukundi kuza kwa Yesu kwa kabiri ni ukuza gutwara itorero rye, ari byo dukunze kwita impanda y'imperuka. Uko kuza kwe rero ntazakandagira ku isi, ahubwo azacira amarenga itorero rye rimusanganire ku bicu, ari byo dukunze kwita impanda.
hari no kuza kwe kwa gatatu rero bwazazana n'itorero kwima ingoma ye hano ku isi. Iki gihe rero muri iyi nyigisho ya Yesu yabateguzaga ku kuza kwe kwa kabiri, kandi uku kuza kwe kurakomeye kuko nta kimenyetso simusiga gihari, nta gihe kizwi, ahubwo yababwiye guhora biteguye. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja wagiye mu bukwe, aho azira bamukingurire vuba. Ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni nko guhumbya no guhumbura, ngo icyo gikorwa kizaba kirangiye. Ni igikorwa kizaba mu mwanya muto, ni igikorwa kitazateguzwa kuko yaraduteguje bihagije. Nta bindi bimenyetso rero simusiga cyangwa se twashingiraho ngo tuvuge ngo araza ejo cyangwa araza mu kanya cyangwa azaza nyuma y'imyaka runaka. Ibyo bimenyetso ntabyo yigeze aduha. Uku kuza kwe icyo abigishwa basabwe natwe dusabwa ni uguhora tukwiteguye, ndetse no mu bihe by'ibyago nk'ibi dukwiye kumenya yuko dukwiye guhora twiteguye. Icyo Yesu yavuze ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka y'isi, avugamo ibyorezo, avugamo intambara, avugamo ibintu bitandukanye by'ibyago isi izahura nabyo bizaba biteguza ko imperuka y'isi igeze. Ariko kuza kwe aje gutwara itorero byo ni igikorwa tugomba guhora twiteguye umunsi ku wundi. Muri iyi nyigisho rero yo muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, twasomye amagambo magufi, ariko Yesu atangiriye inyigisho yayitangiriye muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 ahereye ku murongo wa 2. Nibwo yagaragazaga ibintu by'ingenzi muri uko kumutegereza. Ariko tutarajya aho ngaho, ndagira ngo ngaruke kuri iri jambo ryo gutegereza. Bene data bakundwa, mu bintu bijya bigora umwana w'umuntu agorwa no gutegereza. Gutegereza bigora umuntu cyane ku buryo bakubwiye ngo tegereza uhita utangira kubura amahoro. Usanga ndetse na tekinoloji icyatumye itwara imitima y'abantu cyane nuko yagiye igabanya ibihe byo gutegereza. Umwana w'umuntu ntakunda gutegereza, ariko ndagira ngo mbabwire ko mu bwami bw'Imana gutegereza ni ihame. Tugomba kumenya ko gutegereza ari ngombwa. Usanga inshuro nyinshi batubanjirije baragiye bahura n'ibihe byo gutegereza. Ntabwo Aburahamu yasezeranijwe umwana ngo abyare muri uwo mwaka. Habaye ibihe birebire byo gutegereza, ndetse rimwe na rimwe bikamugora, ubundi kwizera kwe kukanyeganyega. Ariko hagati y'umunsi yabwiriwe kubyara n'igihe yabyariye haciyemo igihe. Ibyo rero bitwereka ko byanze bikunze muri ubu bwami bw'Imana, mu mahame dufite muri ubu bwami harimo n'ihame ryo gutegereza. Ntacyo uzageraho udategereje. Iyo usenze ugomba gutegereza. Iyo turebye Daniyeli ngo yarapfukamye asenga Imana yatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe, asaba ubutabazi kuri Isiraheli, kuko imyaka 70 bari barasezeranijwe yarimo yegereza, asaba ngo Imana ibarengere isohoze isezerano. Ariko ngo umunsi yapfukamyeho, ubwo marayika yazaga hashize iminsi 21, aramubwira ati, mugaragu w'Imana Daniyeli, mugabo ukundwa ugitangira gusenga, narumvise. Ariko nubwo numvise hari bariyeri y'ubuperesi. Daniyeli adategereza akivumbura mu minsi 21 agahita ahagarikira aho ngaho, ibya Daniyeli byari kuba birangiye no gusenga ko kwari kuba gupfuye ubusa. Gutegereza rero ni ngombwa. Hagati y'igihe tubwiriwe isezerano no gusohora kwaryo harimo igihe cyitwa gutegereza, kandi hahirwa abitwara neza muri iki gihe cyo gutegereza. Niyo mpamvu gukangurira kumenya gutegereza utavuye mu byimbo byawe, kumenya gutegereza utivovose, kumenya gutegereza utinubye, kumenya gutegereza mu mwanya Imana igushakamo. Hanyuma
uku kuza kwa Yesu aje gutwara itorero gufite ibihamya by'amarenga Yesu yagiye yerekana, Imana yagiye ikoresha igaragaza ko byanze bikunze kuza kwe kuzaza kandi kukaba kureba abazaba bari mu mwanya wo gutegererezamo gusa. Twavuga mu marenga agaragaza ko Yesu azagaruka, twavugamo uwitwa Henoki mu itangiriro, dusoma mu itangiriro igice cya 5. uyu Henoki ngo yagendanye n'Imana, yabaye imyaka 360, ariko ngo yagendanye n'Imana imyaka 300. ngo kubwo kugendana n'Imana, Imana iramwimura, aragenda, abantu arabura mu isi, Imana kuko yari yamwimuye. Ubwo rero Henoki yagiye, n'itorero byanze bikunze rizagenda, kandi hazagenda biteguye. Ntabwo hagiye isi yose, hagiye Henoki. Ndetse n'inkuge ya Nowa nayo ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko byanze bikunze Kristo azaza kandi agatwara abe. Muri iki gihe cya Nowa, Imana yatanze integuza mu bice 6 by'itangiriro, ivuga ko igiye kurimbura isi, kandi ko Nowa ngo ari buyigiriyeho umugisha kuko yari umukiranutsi. Muri icyo gihe itanga integuza, ibwira Nowa ngo atangire kubaza inkuge. Amara imyaka irenga 100 yose, kaba 120 arimo abazi y'inkuge, abwira abantu, abateguza, nk'uko nawe wumvise ubutumwa bwiza hirya no hino inshuro nyinshi. Buriya ni integuza yuko Kristo azaza kandi agatwara itorero rye. Nowa arabateguza muri cya gihe cyo gutegereza. Na Nowa ntiyarazi umunsi imvura izagwira, cyane ko imvura yari itaragwa mu isi, yavugaga ibintu nawe ubwe atarabona. Ariko Nowa yarabizi neza kubwo icyizere yari afitiye uwabimubwiye, ari we Imana ishobora byose. Yarazi ko byanze bikunze imvura izagwa. Nowa rero ateguza abantu, ababwira iby'imvura izagwa, abazi inkuge. Ndetse igihe cy'inkuge kiragera cyo kuyibaza kirarangira, ngo bamwe baranamufashije bagera aho bacika intege. Nowa arakomeza arabaza, inkuge iruzura, kugeza ubwo Nowa ahamagaye abantu ati muze mujye mu nkuge. Abantu bati turajya mu nkuge, ni igiki kibaye ko ibihe ku isi bimeze neza? Nowa arakomeza arahamagara, ntibaza, ngo bigeze aho Imana imubwira ngo ahamagare inyamaswa. Ahubwo inyamaswa zo zirumvira, zijya mu nkuge, ngo buri kigabo cyose kikajyana n'ikigore cyacyo. Nowa ajya mu nkuge, ajyanamo n'umuryango, ajyanamo n'inyamaswa. Abantu banga kwinjira, ngo igihe kigeze Imana ikinga urugi, ngo yamvura iragwa. Abantu baje gukomanga, igihe cyarenze. Ndagira nkubwire rero, mwana w'umuntu, wumvira ijambo ry'Imana, mwene data unteze amatwi, Yesu azaza, kandi ibimenyetso byo kuza kwe birimo biragenda byegerana, kuko iminsi y'imperuka turayinjiramo. Ibimenyetso by'imperuka y'ibihe biragaragara. Nawe rero menya neza ko Yesu azaza. Hari ikindi kimenyetso kitugaragariza koko ku itorero rizagenda, cyabaye ku muhanuzi Eliya, wari warakoreye Imana akanga kwifatanya n'ibibi bya Isiraheli, mu gihe bose bari barayobotse Bayali. Imana isigaranye abantu bakeya gusa bishingikiriza ku Mana. Eliya rero umunsi umwe murabyibuka, Karumeli ateranya abahanuzi ba Bayali, akora ikintu gikomeye, agarura ubwoko bwe ku Mana, yerekana imbaraga z'Imana. Abantu bose baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, kuko ari ushubirishije umuriro. Ariko nyuma yabyo ahigwa n'ubwami, ahigwa na Yezebeli n'umugabo we Ahabu, wari umwami wa Isiraheli, wataye murongo, wataye agakiza, wataye Imana. Bamuhize, aragenda arahunga, ajya kwihisha mu buvumo. Nyuma yo kuva muri ubwo buvumo rero, Imana itegura kumucyura, itegura kumujyana adapfuye. Eliya ngo amagare y'umuriro niyo yaje aramujyana. Uko Eliya yagiye, n'itorero rizagenda. Ibi ni ibihamya simusiga by'uko itorero rizagenda. Yesu rero
yararimo yigisha abigishwa be muri iki gice cya 12 cyaruka ku bijyanye no kumutegereza. Ni ibiki twakora kugira ngo tumutegereze? Ese twahamya dute ko tumutegereje nk'uko bikwiye? Yesu yavuze ibintu 3 by'ingenzi dukwiye kwitaho mu kumutegereza. Hari intambara dukwiye kurwana, hari ibyo dukwiye kurinda kugira ngo tumenye neza ko dutegereje Yesu uko bikwiye. Uhereye muri kiriya gice cya 12 umurongo wa mbere, ikintu cya mbere Yesu yagaragaje dukwiye gukora kugira ngo bigaragare ko tumutegereje ni uguhamya ndetse no gushyira mu bikorwa ubutumwa bwiza. Nimvuga ubutumwa bwiza mu butandukanye n'ibivugiwe mu rusengero, ntabwo ibivugirwa mu rusengero byose ari ubutumwa bwiza. Hari insengero zigisha ubutumwa ariko butari ubutumwa bwiza. Yesu rero yavuze ko dukwiye kurinda ubutumwa bwiza. Yabivuze abwira abigishwa be ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Abo bafarisayo muri make ngo bari abantu bigaragaza neza inyuma, ariko ngo mwimbere ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa. Niko Yesu yigeze kubisobanura muri Matayo ibice 23, avuga ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa, ngo bigaragara neza inyuma bisize amarangi cyangwa biriho amakaro, ngo ariko imbere birimo ari umunuko. Aravuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo, ngo bakunda kugaragara neza imbere y'abantu ariko nyamara imbere ari abandi. Ibyo ntabwo wavuga ngo uri mu butumwa bwiza mu gihe ubayeho kinyedini, ubayeho gifarisayo, ari ukwigaragaza neza imbere y'abantu gusa ariko nyamara udatunganya iby'imbere. Imana iradushakaho ko dutunganya iby'imbere, ko mu mitima ariho tubanza gutunganya. Yesu yarakomeje arababwira ngo nta cyahishwe kitazahishurwa, icyahishwe cyose kizajya ku mugaragaro. Turinde ubutumwa bwiza, duse n'ubutumwa bwiza, ibikorwa byacu tubihuze n'ubutumwa bwiza, ingeso zacu tuzihuze n'ubutumwa bwiza. Ntabwo twavuga ngo dutegereje Yesu, kuko Yesu we ntazaza areba iby'inyuma, azaza areba no mu mitima ko ibyo tuvuga birimo bihuzwa n'ibyo dukora. Turinde ubutumwa bwiza. Yakomeje ababwira aho ngaho ngo kandi ntimugatinye uwica umubiri udashobora kwica ubugingo ngo abujugunye muri Gehinomu. Ati ndabereka uwo mutinyi wari we, mutinyi Imana, kuko yo yakwica umubiri bikica n'ubugingo. Torero ry'Imana, kuba umufarisayo wizana akaga kuri wowe ubwawe bikakazana no ku bandi. Imana ishaka ko imitima yacu ihinduka, guhinduka kwacu guhera mu mitima. Ntituvuge ibyo tudakora mu nsengero. Imana ishaka ko icyubahiro kibi cyayo kitaba icy'abantu. Ntabwo ishaka ko ibyo twigisha biba amatiku n'amakimbirane ari mu mitima yacu. Ntabwo Imana ishaka ko ibyo twigisha mu nsengero biba ibikomere byacu, ahubwo ishaka ko twigisha ubutumwa bwiza buzanira abantu ihumure, bukura abantu mu byaha, buzana guhinduka, butuma Imana yubahwa, butuma Imana igaragarira mu bantu, bituma abantu bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Yagezaho abwira abavuga ubutumwa bwiza ko badakwiye gutandukira, ndetse ko bakwiye kuzirikana agaciro Imana iha abantu bayo bahindutse by'ukuri. Aravuga ati mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe? Aravuga ati ariko nta gishwi na kimwe cyagwa hasi data atabizi. Ati mwebwe rero mufite agaciro karuta k'ibyo bishwi. Mumenye neza yuko Imana ibitaho nimuhagarara mu mwanya wanyu mukavuga ubutumwa bwiza nk'uko buri. Imana ibitaho kandi Imana ibaha agaciro. Arababwira ngo rero nimuhagarara muri uwo mwanya wanyu neza, Imana izabarinda kandi Imana izabaha agaciro. Aravuga ngo n'umusatsi wo ku mitwe yacu twebwe Imana yarawubaze. Niba duhagaze mu mwanya ukwiye, niba kuko turi mu butumwa bwiza, niba
ubwo tubuvuga kandi tukanabugenderamo, Imana yiteguye kuturinda no kutugirira neza. Kandi yaravuze ngo umuntu uzamuhamiriza imbere y'abantu, umuntu uzamuhamya mu byo avuga akamuhamya no mu bikorwa, ngo Imana nayo izamuhamiriza imbere y'iteraniro ry'abamarayika. Mureke bene data tugaruke mu murongo w'ubutumwa bwiza, tugaruke mu cy'ubutumwa bwiza butubwira iyo nkuru nziza. Pawulo arimo yandikira Abaroma yavuze ku butumwa bwiza, avuga ubutumwa bwiza ubwo ari bwo hariya mu Baroma mu gice cyaho cya mbere mu rwandiko yandikiye Abaroma. Pawulo yavuze kuri ubwo butumwa, avuga yuko ngo ari inkuru nziza ikenewe n'abantu bose. Avuga ko ubutumwa bwiza ngo butamukoze isoni. Nicyo gice cya mbere uhereye ku murongo wa 16 aravuga ngo reka ubutumwa bwiza ntibukoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko ibyanditswe ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ubutumwa bwiza butugaragariza neza, buvuga neza ko hari ikibazo kitakemurwa n'ibindi bintu, buza buje gukemura ikibazo kitakemurwa n'amafaranga, buza buje gukemura ikibazo kitakemurwa na siyanse. Ikibazo cyakemurwa nuko abantu biyunze n'Imana bagahinduka bakaba ibyaremwe bishya. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ikibazo cyagoye isi, ikibazo cyananiye abakomeye n'aboroheje, cyo ni ikibazo cy'icyaha, cyo ni ikibazo kigoye, ariko nyamara ubutumwa bwiza nibwo bufite umuti w'iki kibazo. Nta handi wawusanga, nta handi wawubona. Ushobora kumenya ubumenyi bwinshi, kugira ubumenyi bwinshi, ukagira imbaraga nyinshi, ukagira amafaranga menshi, ariko icyaha kikaguhemuza. Nyamara iyo wumvise ubutumwa bwiza ukabwizera ukabugenderamo, ubona imbaraga zinesha icyaha. Kandi iyo tumaze kwakira ubutumwa bwiza ngo bunaduteza n'indi ntambwe. Ntabwo ari ukwihana ibyaha gusa, ngo ahubwo tugera ku ntambwe itubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Haleluya, haleluya. Ubutumwa bwiza bubeshaho, butanga ibyiringiro byo kubaho, butanga ibyiringiro by'ubuzima, butanga ihumure, kuko umukiranutsi bumubwira ngo nukiranuka uzabeshwaho no kwizera. Indi ntambara yavuze dukwiye kurwana mu kumutegereza. Muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, nanone Yesu yahavuze indi ntambara dukwiye kurwana mu kumutegereza, uhereye ku murongo wa 13. Mu gihe yigishaga iri jambo haje umuntu abaza ikibazo. Yabajije ikibazo kimeze gute? Yesu yararimo yigisha iby'ubugingo n'iby'ubutumwa bwiza. Umuntu araza aramubwira ngo mwigisha, ngwino ujye kutugabanya iminani, ngwino ujye kutugabanya iminani. Yesu aravuga ngo ninde wantoye ngo nze kugabanya iminani yanyu? Icyo si ikibazo cyarebaga Yesu, kuko abashinzwe ubutaka barahari, abakemura ibibazo barahari by'iminani. Yesu yavugaga iby'ijuru, yavugaga iby'ubwami bw'Imana, yavugaga iby'ubugingo. Iki kibazo cyananiye isi gikemurwa n'ubutumwa bwiza. Undi wakumva ibyo mu isi ati ngwino ujya kudukemurira ibibazo. Nyamara Yesu aramubwira ati si ibyo, kuko ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Ikibazo rero intambara iraha niyo kwitiranya umwanya w'Imana n'umwanya w'isi. Isi ifite umwanya wayo, ariko umwanya wa mbere ni uw'Imana. Niba dutegereje Yesu, tumenye ko umwanya wa mbere mu mitima yacu, tumenye ko umwanya wa mbere mu buzima bwacu, tumenye ko umwanya wa mbere mu rusengero, tumenye ko umwanya wa mbere mu muryango, tumenye ko umwanya wa mbere mu mibereho ari umwanya w'Imana.
ijambo ry'Imana niko ritubwira mu gitabo cy'Itangiriro, riratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo ni igomba umwanya wa mbere. Dukwiye kwiga guha Imana umwanya wa mbere mu mitima yacu, mu buzima bwacu. Imana ikeneye umwanya wa mbere. Uyu muntu Yesu amaze kumubwira ngo ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Ubugingo bw'umuntu, muzirikane bene data, ko ubwinshi bw'ibyo utunze atari byo bivamo ubugingo. Yakomeje abaha inyigisho icisha mu mugani, ababwira umugabo ngo hari umukungu yeze imyaka myinshi, ngo yibwira mu mutima we, ngo abwira umutima we ngo umutima wanjye rya uhage wishime, ngo kuko ufite ibintu byinshi ubikiwe. Ngo yari amaze kwagura ibigega ngo abike imyaka myinshi, ngo ariko igihe yari amaze kubyagura no guhunika, ngo agiye kumva ngo yumva ijwi riramubwiye ngo uyu munsi kuri bwako ubugingo bwawe kuri bupfe, imyaka izaribwa nande. Cyabaye ikibazo gikomeye kuri uyu muntu wari warashyize iby'isi mu mwanya w'Imana. Uyu muntu yari yarashyize isi imbere, ntabwo yibukaga ko hejuru y'ibintu, hejuru y'izindi mbaraga zose y'ibyo twakwishingikirizaho hari imbaraga, hari Imana. Iyo Mana niyo ikwiye kubahwa kandi niyo ikwiye gufata umwanya wa mbere. Ntabwo wavuga ngo utegereje Yesu, warafashe umwanya w'Imana ukawutuza mu isi, wibwira yuko kugira iby'isi, kugira viza zo kujya mu bihugu bikomeye, kugira amadiporoma akomeye, gutunga ibintu byinshi ari byo bikugize uwuriwe. Banza wibuke ko ubuzima bwawe ubukesha Imana, kubaho kwawe ubikesha Imana, amahirwe yawe uyakesha Imana. Ubuzima Imana yaguhaye shatse yabwisubiza, kandi hejuru y'Imana nta wundi uhari waza kuvuga ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero dukwiye kumenya umwanya w'Imana n'umwanya w'ibintu. Uyu muntu yagaragaje ubupfu bukomeye, kuko yabwiwe ko ari bwako ubugingo bwe, nubwo we yibwiraga ngo agiye kurya, agiye gutunga, ariko ngo uwo munsi yaraye apfuye. Yesu yakomeje abwira abigishwa, barabwira ngo ntimwiganyire, ahubwo arababwira ngo aho kugira ngo biganyire, ngo nibashaka ubwami bw'Imana, ngo ntibibaze ngo bazarya iki, ngo ntibibaze ngo bazambara iki, ngo biganyire ibyo kurya. Yesu ntiyabuzaga abantu gukora, ahubwo yababuzaga ko isi bayishyira imbere. Yashakaga ko babanza Imana. Yarababwiye ngo ntimwiganyire ngo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki. Arababwiye ati ese inyoni zirahinga, inyoni ntizigira ibigega, inyoni ntizigira konte, ariko ntushobora guhinga ngo urye mbere y'inyoni. Ibyo wahinze inyoni nizo zibanza kubirya, kuko Imana yarazigaburiye, yazemereye kubirya. Nta nubwo zibirya zihishe, zibirya zinasakuza rwose. Iyo ziri mu muceri ziba zisakuza, iyo ziri mu masaka no mu bigori ziba zisakuza, kuko zabihawe n'Imana. Yaravuze ngo itunga inyoni ntizananirwa kubatunga. Ndagira ngo nkubwire mwene data, isi ikubuza gutegereza Yesu, wirangara, Imana izagutunga. Ntabwo kugira byinshi bituma urya byinshi, ntabwo gutunga byinshi bizaguha inda ebyiri. Oya, ahubwo shyira Imana imbere, nubitunga ubisangire n'abandi, nubitunga ubikoreshereze Imana. Icyo nicyo kizatuma utunga ubwami bw'Imana. Niko yababwiye ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Yabahaye urugero ku burabyo, aravuga ngo busa neza, buba bukeye, ngo ariko ubwo bwiza bufite nubwo bwahawe n'Imana. Nubwo turwana dushaka ubwiza, ariko Imana burya ifite ubwiza yatugeneye, ifite ibyo yaduteganirije. Kuburwanira si ko kubugira, ahubwo nidushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi Data arabitubikiye ngo azi ko tubikeneye. Yabwiye abantu, arababwira ati none se ko muganya ibintu n'abapagani, ni ukuvuga batazi Imana,
nabo ko ari byo bashakisha, ko nabo ari uko babayeho, ko nabo ubuzima bwabo ari amaganya, ndetse bamwe bakaganya banafite byinshi, bamwe bakaganya banabisaguye, ngo namwe nimubaho ubwo buzima muzaba mutaniye. Niba dutegereje Yesu by'ukuri rero nitwiga ikigomba gushaka icyo ari cyo. Hagomba gushaka ubwami bw'Imana, ibindi bikaza ari inyongera. Icya gatatu yababwiye dukwiye kwitondera, n'intambara dukwiye kurwana mu kumutegereza, yababwiye ni ukumenya kujera igihe, ni ukumenya gucunga igihe cyacu. Mwene data, mushiki wanjye, ufite igihe wahawe ntarengwa, kandi ntuzakirenzaho umunota n'umwe. Wahawe igihe uza mu isi, kandi Imana yashyizeho iherezo, igihe kizagera ikubwire ngo igihe naguhaye kirahagije, naho kirangiriye, kandi nta n'umunota uziyongeraho. Ibyo bazakuvura byose icyo gihe nikigera uzagenda. Niyo hataba ibyorezo icyo gihe nikigera n'ubundi ntiwakirenza. Nubwo hataba intambara icyo gihe nikigera ntuzakirenza. Byanze bikunze ufite igihe. None igihe wahawe, igihe nahawe, turimo turagikoresha gute? Imana ishaka ko igihe twahawe tugikoramo iby'Imana ishaka, tukibyaza umusaruro. Ese mu gihe cyawe n'icyo uri mu igihe kinini? Ese igihe kinini kirangirira kuri wowe? Kirarangirira ku isi? Kirarangirira ku gushyira umutima ku by'isi? Cyangwa kirimo kirarangirira ku gushyira Imana, kuguha umwanya Imana? Imana ifite igihe kingana iki mu gihe cyawe Imana yaguhaye? Umuremyi wawe afite ikihe gihe? Igihe afite kirangana iki mu buzima bwawe? Umuntu arabyuka mu gitondo ntiyibuke no kuruhuka, akabyuka arushye, akaryama arushye, ejo akazongera akabyuka arushye, ntiyibuke no gushimira Imana imuhaye uko kubyuka, ntiyibuke no gushimira Imana imuhaye kuryama akabyuka amahoro. Hari abandi baryamye ubuzima burarangira. None igihe wahawe ku Imana, igihe cyawe nikirangira muzongera mugahura, igakubaza ko igihe wagikoresheje, ese uzayibwira iki? Umubwiriza yaranditse aravuga ngo habaho igihe cyo kurunda, hakabaho igihe cyo gusanza, habaho igihe cy'ibyishimo, hakabaho igihe cy'umubabaro, habaho igihe cyo guhinga, hakabaho n'igihe cyo gusarura. Ibyo bihe byose ugenda unyuramo ufite igihe ntarengwa, kandi Imana izatubaza uko twakoresheje igihe cyacu. None nshuti yanjye, mwene data, iki gihe wahawe urimo uragikoresha ute mu gutegereza Yesu? Dukwiye kuzirikana n'igihe. Nyamara Bibiliya iratubwira ngo Satani igihe yamanurwaga ajugunywe ku isi, ngo yamanutse azi neza ko afite igihe gito, ngo kandi agikorana umwete, ngo arakorana umwete, ngo yamanukanye umujinya kuko yari azi ko afite igihe gito. Warimo arakorana umwete. None bwoko bw'Imana, twebwe turimo turakoresha igihe cyacu gute? Ko Satani we ngo niyazerera ngo aba arimo akora, ngo no mu kuzerera kwe ngo aba arimo akora ntapfusha igihe ubusa, ngo azerera nk'intare yivuga ashaka kubacoshomera. Nyamara wowe urimo uraryama nkaho ufite igihe cyawe cyuzuye. Ariko nagira nkubwire ngo igihe dufite hano ni gito. Niko Mose yanditse muri Zaburi ya 90, aravuga ngo igihe dufite ni kigufi cyane, ngo iyo kibaye kirekire ngo kiragenda kikaba imyaka 80, ngo nayo ikaba iy'imiruho. Cya gihe cy'imiruho gitoya dufite urimo uragikoreshereza mu Imana, ko Imana izakugororera ikurikije uko wakoresheje igihe cyawe. Yaravuze rero ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake, ngo tumere nk'abantu bategereza shebuja wagiye mu bukwe, ngo igihe ari buzire ngo kugira ngo bamukingurire vuba. Iyi ari imvugo ishushanije, ariko arimo atubwira iki? Arimo atubwira kwitegura, arimo atubwira guhora twiteguye, kuko databuja ari we Kristo azagaruka mu gihe tudatekereza. N'ubu yaza,
ariko se naza mwene data mushiki wanjye azasanga uhagaze ute, azasanga umwiteguye. N'ubu muri iki gihe cy'ibyorezo yaza, ndagira ngo ibyorezo ntibikurangaze ngo bigutere kuva ku Mana no kuyinubira, ahubwo ba hafi yayo, yegere kurushaho, kuko no muri iki gihe cy'ibyorezo naho yaza. Kandi ataje no muri iki gihe ibyorezo bizaba bishire, kuko nabyo bifite igihe ntarengwa. Ariko se nibirangiraho urabyibuka ko usabwa kuba maso no guhora ukenyeye. Databuja si ngombwa ngo abwire umukozi we igihe ari butahire, ntabwo shebuja aha raporo umukozi, ahubwo isaha atahiye arataha kuko aratahiwe. None se niba databuja adafite kutwisobanuraho ahari bukomangire, arasanga uri maso. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugore azaba ari kumwe n'umugabo, umugabo ajyanwe umugore asigare, cyangwa umugore agenda umugabo asigare. Ngo icyo gihe abazaba biteguye bonyine nibo bazagenda. Ku isi hazasigara imiborogo, cyane cyane kuri kuwamenye ijambo ry'Imana, akaba yari yarabibwiwe n'Imana. None ndagira ngo nkubwire mwene data, ngana ku musozo, ese uriteguye? Urimo urarwanira ubutumwa bwiza? Uhagaze mu butumwa bwiza? Urimo urahuza ubutumwa bwiza n'ingeso zawe? Urimo urabuhuza n'imyitwarire yawe? Cyo ni Imana igushakaho muri iki gihe, kuko nuhagarara neza mu butumwa bwiza uzaba umuti, uzatanga umuti. Tabaza ryawe rizaba ryaka, abantu bazavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Kandi ibyago by'abantu uzahagarara mu cyuho bisengere bihagarare, kubera ko uhagaze mu butumwa bwiza, ari wo muti w'isi. None se mwene data, wamenye umwanya w'Imana? Wamenye n'umwanya w'isi? Cyangwa isi yaragutwaye, wihagarariye mu isi, ntabwo ugitekereza ku Mana? Ndagira ngo nkubwire ngo kura isi mu mwanya w'Imana. Mbere na mbere Imana mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe, mu mutima wawe. Imana ikwiye kubanza imbere, niyo yo gupfukamirwa, niyo yo kubararirwa, niyo nyir'ububasha, niyo nyir'ubushobozi, niyo ifite umwuka duhumeka mu kiganza cyayo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yishubije uyu mwuka duhumeka, ngo ibyo yaremwe byose byapfira rimwe. Zirikana iyo Mana yakuremye, uyisubize umwanya wayo, kuko icyo nicyo kitera gufuha no kurakara no guhana umwana w'umuntu, kuko atayihaye umwanya wayo. Umwanya yiteganirije muri wowe irawukeneye. Ikindi ni ukugutegereza. Zirikana nshuti yanjye ko wahawe igihe kandi utazakirenza. Ibyorezo byabaho bitabaho, na nyuma y'ibi byorezo hazongera habeho ikindi gihe. Ariko se muri icyo gihe, ese uribuka ko umwanya wawe wahawe Imana izakubaza uko wawukoresheje, ngo izitura umuntu wese ibyo yakoze, ngo byaba ibyiza cyangwa ibibi. Izareba uko wakoresheje umwanya wawe. Ntube nka wa wundi wahawe italanto ngo aragenda arayitabika, ngo abwira shebuja aho ahindukiriye, waramubwira ngo narinzi gusarura aho utabibye, kandi yarayimuhaye nta kiguzi. Italanto wahawemo n'igihe, gikoreshe neza. Ndagira ngo winire, wisuzume, urebe uko utegereje Yesu. Niba uhagaze neza muri ibi bintu uko ari bitatu, urimo byitwaramo neza, uko Yesu ari hafi kugaruka, kandi nagaruka nawe wari ukwiye kuba mu bo azajyana. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo dusenge. Imana Data wa twese uri mu ijuru, uyu muntu yumvise ijambo ryawe, ijambo ryo kugutegereza, kandi uri hafi kugaruka. Ndamusengeye mu izina rya Yesu ngo iri jambo yumvise rimubere umucyo umurika muri we, yimenyeho ikibi, kandi agira imbaraga zo kugitsinda akinesheje icyiza, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu buzima bwe no mu mibereho ya buri munsi. Ushimiye ko byumvise, kandi ugiye kumuhindura no kumugirira neza, mu izina rya Yesu. Amen.